muri kumwe na Bishop Seburikoko Celestine muri Lutheran Mission in Africa. Ubusanzwe ikiganiro nk'iki kuri cyumwe ku kimwe nk'iki amasanga aya dukomeje kugira ikiganiro cyitwa cyaguhesha amahoro. Niyo twavuga ku ntego y'iyo munsi y'icyo kiganiro bwacyo mu by'ukuri yakomotse ku magambo asa n'ayanga y'uyu munsi. Icyaguhesha amahoro ni iki? Yesu Kristo Umukiza yatuvukiye. Haleluya. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira yuko wadukunze cyane bigatuma utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo atubere umucunguzi, atubere umukiza, aturuhura imitima, duha amahoro igihe isi yari ishobewe itazi icyo yakora. Mwami, urukundo rwawe rutuma uduha Yesu. Nanjye ndagushimiye kuri aya masaha ubwo twibuka ivuka rye, ubwo twibuka gutangira guhinduka k'umwijima ukaba umucyo, kuko umwami w'umucyo yaje. Ndagushimiye Mwami kuko turimo twakira umucyo usimbura umwijima twakuriyemo twabayemo, turimo twakira amahoro asimbura agahinda tuyaduterwa n'iyi si, turimo twakira gukira twaramenyereye kurwara indwara zitandukanye zikomoka ku byo twumva ndetse n'imiterere y'iyi si. Mwami, ndagushimira kuko turimo twumva amagambo y'ibyiringiro yaducibwa intege na byinshi. Udukomeze kuri aya magambo, ugiye gukomeza kuvugana natwe. Yesu Kristo Umukiza yatuvukiye. Haleluya. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Isaya yarahanuye mu gice cya 59 umurongo wa 8 aravuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigenderamo wese ntazi amahoro. Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi ugendera muri iyo mibereho y'abatazi inzira nta mahoro azagira. Ariko Paulo yandikiye ab'Iroma mu gice cya 10 umurongo wa 11 aravuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Ndashaka kubwira amagambo yuko dufite amahirwe muri iyi si, dufite amahirwe mu gihe cya none, dufite amahirwe bizera umwami wacu Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Yesu Kristo Umukiza yatuvukiye. Haleluya. Kuko umwizera wese atazakorwa n'isoni. Abanyarwanda bazi kwita amazina atandukanye, kandi buri zina riba rifite icyo rishatse kuvuga. Dufite abana benshi, dufite abantu benshi bitwa ba Mukiza. Hano umupasiteri twakoranye yitwa Mukiza, n'ubu hariho dukora yitwa Mukiza. Ariko ugiye kwibaza ngo se aba bantu bise abana babo Mukiza kubera iki? Impamvu ni nk'eshatu cyangwa na zirenga. Iya mbere, bashobora kuba baravutse mu bihe bya Noheli. Kuwizera umwami wacu Yesu Kristo, iyo Noheli igeze amwibutsa umukiza, imwibutsa umukiza. Ubwo rero umwana uvutse mu bihe bya Noheli bamwita Mukiza, bamwitira Kristo Umukiza wacu. Ariko hari n'imiryango itaragize amahirwe yo kubyara abana b'abakobwa, noneho babyara umwana w'umuhungu bakavuga ati noneho uvuze si umwana usanzwe ahubwo ni Mukiza. Adukirije ipfunwe, adukirije gutekereza nabi, adukirije ya magambo n'amatiku batubwiraga ngo umugore aciye umuryango ntibabyaye umuhungu. Noneho izina rikaza ricecekesha ya majwi yose akitwa Mukiza. Ariko hari n'abandi bavuga ati uyu mwana wacu hari icyo azaba cyo, azarwana ku muryango, azadukiza byinshi, kuko tuzamwigisha, tuzamutangaho amafaranga, tuzamuforoma, narangiza nawe azafasha umuryango mu buryo butandukanye, adukize, tuvane mu bukene, tuvane mu mateka tutegeze tugira.
atuvane muri ariya mateka tugira andi mateka, kuko uyu mwana dufite ibihe byiza byo kumutegura no kumukora uko dushaka kugira ngo nawe azagire icyaba cyo mu muryango. Burya ababyeyi benshi bazi ibintu, ategura umwana we yifuza icyo azaba cyo. Hari umudokiteri umwe watubwiye ati jyewe ndashaka ko mu muryango wanjye hazaba umuganga. Jyewe ndi dogiteri, ndashaka ko mu muryango hazaba n'undi muganga, hazoza n'undi mudokiteri. Ngomba gusaza nsize undi mudokiteri, igihe ntazabasha no kujya kwa muganga nayo ajya mvura nkuko nanjye mvura abandi. Akamuforoma, akamutwara mu masayansi, akamutera morali, akamuha ibishoboka byose, akamutoranyiriza n'ishuri, akabitangira amafaranga, agatanga abarimu bamukorera ya masomo ku mugoroba kugira ngo umwana azabe icyo umubyeyi yifuza. Arashaka azaba mukiza mu muryango, mu byerekeye umutungo n'ibindi. Uyu munsi Yesu Kristo umukiza yatuvukiye. Haleluya. Ni umukiza uteye ute? Aya mazina ubwayo afite icyo avuze. Iyo uvuze Yesu uba uvuze umukiza, uba uvuze Savior, uba uvuze mwokozi, uba uvuze umucunguzi. Yesu nicyo risobanuye uburyo zina. Ntabwo ari izina gusa Yesu yitwa, ni izina rivuga icyo ari cyo we n'icyo azakora. Hanyuma bavuga Kristo, ukaba uvuze yuko ari uwasizwe amavuta, ari umwami. Umwami rero hejuru y'abandi bantu, ni umwami ingoma itazahanguka. Pawulo yabyanditse neza, yandikira Abafilipi aravuga ngo uwo nguwo we, ngo indimi zose zizatuza akanwa kazo zivuga Yesu, ngo n'amavi yose azamupfukamira. Maze Luka nawe yandika mu byakozwe n'intumwa aravuga ngo nta rindi zina twahawe abantu bazakirizwamo, ngo ni iryo zina ryonyine. Icyo nicyo bivuze. Ni umukiza, ni umwami, afite ubushobozi butagereranywa. Mu rwego rwacu rwa kimuntu wamuvuga uko ushaka, bitewe n'uko umwizera, bitewe n'uko wamubonye mu buzima bwawe, bitewe n'uko wamwigishijwe, bitewe n'uko wamubwiwe. Hari abantu batazi Yesu ko batabonye amahirwe yo kumwumva. Hari abantu batazi Yesu ko batagize amahirwe yo gusoma ivanjiri ngo bazumve. Hari abantu batazi Yesu ko batize abantu bavuga ijambo ry'Imana uko riteye, uko rivuze, ngo bumve Yesu Kristo bwite. Bakaba batazi Yesu Kristo rero, bumva Yesu Kristo nk'ibitekerezo, bakamugeranya n'abandi bantu babayeho muri Yesu. Ariko ntabwo Yesu agereranywa, kuko ni umukiza. Niyo maze iki kibazo navuze, ni umwami, ingoma itazahanguka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ukomoka mu muryango wa Dawidi, wahanuwe, uzabaho ibihe byose. Uwo ni we mukiza. Azakiza iki? Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigenderamo wese ntazi amahoro. Ni umukiza ukiza iki? Isa yabihanuye neza mu gice cya 4:5 avuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ni umwami Kristo wasizwe. Uwo murongo usoza uvuga ngo ni umwami w'amahoro. Ntabwo ari umwami w'imbunda, ntabwo ari umwami wa politike, ntabwo ari umwami uzana amafaranga. Oya, ni umwami w'amahoro. Kandi ibyo byose mvuze, iyo uvuze amahoro, ibyo byose bizamo. Nta mahoro hatagira amafaranga, nta mahoro ahantu hatagira ubuzima, nta mahoro abantu hatagira umurongo, nta mahoro. Ikibazo ngiki, hari abazi ko bashobora kuzana amahoro birengagirira ibyo byose. Ukurikije ubuhanuzi bwa Yesaya, hari abibaza ko bafite bapromoting amahoro, batanga amahoro, barwanirira amahoro. Nyamara Bibiliya iravuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigenderamo wese ntazi amahoro. Umuntu akaba atazi amahoro, akaba nta n'amahoro yifitiye, ariko akakubwira ngo ni utanga amahoro ku kantu gato kamwe gusa. Ndarwanira abangaba kugira ngo babone amahoro, ariko ubwe nta mahoro azi, nta nawe yifitiye, kubera impamvu zitandukanye. Icyambere, ubwe ararwana n'inyungu ze, yikorera, arenganya abandi, wabyungukiramo.
ikindi imibereho ye ni imibereho itagira imana, ni imibereho igoramye, kuko imibereho igororotse nta wundi muntu uyitanga, nta n'umuntu uyiha. Ni ijambo ry'Imana riduha amahirwe yo kugororoka, kuko ijambo ry'Imana ryo riduha umurongo ugororotse. Ni ijambo ry'Imana ryo riduha inzira zatuma tubaho mu buryo buduhesha amahoro mu mitima yacu. Burya amahoro ni ikintu wumva mu mutima wawe, hanyuma ikiri ku mutima kigasohoka ukayaha abandi, hanyuma mu bikorwa ugasanga nyine ni ibikorwa by'amahoro, uko amahoro ari ku mutima wawe. Ntabwo amahoro akorwa hanze, amahoro atahera ku mutima hanyuma akabona kujya hanze. Niba rero inzira zigoramye, nta mahoro ku mutima wifitiye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo n'amahoro nta nubwo banayazi, kuko batanayazi nta nayo bafite, kuko batayafite ntibashobora no kuyatanga. Ariko Yesu Kristo umwami w'amahoro we, Bibiliya atubwira ngo nuko umwana w'umuhungu. Ku Bayuda, ku Baheburayo, umwana w'umuhungu ufite icyo bivuze. Umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ntabwo ari ukubera ikibazo cya gender, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima, uburyo ubuzima bwabo bwari buforomye. Umukobwa ariga no kwita ku by'umuryango, igihe umuhungu yiga no gutegurwa ku byo gutekereza igihugu. Ntabwo ari wavuga ngo ni ugupfobya cyangwa ni ukubona ko umuntu adafite agaciro. Oya, bafite inshingano zitandukanye. Umugore agomba gutekereza, umukobwa ariga no gutekereza iby'umuryango. Muri iyo myaka umuryango cyari ikintu gikomeye cyagombaga kwitabwaho. Uyu munsi amahoro abuze mu isi, uyu munsi amahoro abuze mu miryango, uyu munsi amahoro abuze mu matorero, uyu munsi amahoro abuze mu bihugu, kubera ko imiryango yapfuye. Wa muntu wakarwanye ku muryango, wa muntu wakitaye ku muryango, wa muntu wagaforomye umuryango, wa muntu wakaremye, ntawe. Ari umugore arabyuka agenda n'umugabo akabyuka agenda, mwese mushakisha, ariko tukavomera mu kiva, kuko tuzana mu muryango udahari, kuko nta muntu witayeho. Ku Bayuda byari bitandukanye. Ku Bayuda umukobwa yaravukaga agakura ategurwa, yigishwa kwita ku muryango no kumenya umuryango uko uzaba, kugira ngo umuyuda azaguma ari umuyuda kandi abeho mu buryo bwe nk'umuyuda. Ariko umuhungu akavuka bamuremamwo kuba umutware, kuba umuyobozi, kurwanira igihugu, kuba ingabo, kuba impirimbanyi yo kumenya ngo igihugu cyacu kizabaho gite. Igihe umukobwa atekereza ubuzima bwo hasi, umugabo atekereza mu buryo bwagutse. Ntabwo ari ukubera gutesha agaciro ibintu bya gender, ntabwo ari byo, ahubwo ni uburyo Imana yatoranyije ubu bwoko muri iyo mico yabo, ko bari bateye gutyo, mu buryo butuma n'uyu munsi wa none uhuye n'umuyisirayeli, uhuye n'umuyuda, wasanga aho kantu kakirimo, kandi umuryango ugasanga urakomeye. Ugasanga ku isi yose aho umuyuda aziranye na mugenzi we, kandi baritaranaho, kuko buri muntu afite ibyo ashinzwe kandi agombye kubyubaka. Oh, haleluya, haleluya. Imana yaguhaye icyo uri cyo kugira ngo ugire icyo uba cyo n'icyo umara. Waba uri umugore, waba uri umugabo, ariko Imana hari icyo yakugize cyo kugira ngo ugire icyo umara mu gihe cya none. Bibiliya iratubwiye ngo nuko umwana w'umuhungu aravuka, avukana ubutware, avukana icyerekezo Imana imushakaho. Isaya arandika aravuga ngo uwo muhungu duhawe ubutware buzaba ku bitugu bye, azaba umuyobozi, azaba umwami, azazahura igihugu, azazahura Abisirayeli, azandika amateka mashya ku Bayisirayeli. Kandi uwo murongo usoza uvuga ngo uwo nguwo azaba ari umwami w'amahoro. Azaba yita ku buzima bw'umuntu bwose, azaba yita ku bwenge bw'abantu, azaba yita ku mibiri y'abantu, azaba yita ku mitima y'abantu, azaba yita ku mitungo y'abantu. Iyo usomye inkuru za Bibiliya ubona Yesu muri iyo shusho. Ubona Yesu atanga ibiryo, imigati, abantu bakarya. Iyo ni ekonomi. Umuntu utanga ibiryo, umuntu ufasha abantu kubona ibyo barya, umuntu uguhindurira akazi, ahubwo atuwarobaga amafi, ndashaka kuzaroba abantu. Izo ni strategy za ekonomi. Ibyo Yesu yabyitagaho.
Yesu yakizaga indwara, yitaga ku mibiri yacu. Abarwaye ibibembe yarabakijije, abacumbagira n'abafite ubumuga yarabakijije, abahumye yarabakijije, abafite ibibazo bitandukanye yarabakijije. Indwara zitandukanye zarakize mu izina rya Yesu Kristo, kuko yita no ku mibiri yacu. Na n'uyu munsi wa none Yesu Kristo umwami wacu yita ku bukungu bwacu. Umwami wacu Yesu Kristo yita ku mibiri yacu. Umwami wacu Yesu Kristo yita ku bwenge bwacu. Iyo avuze ngo abantu baza amahoro kuko inzira zabo n'imitekerereze yabo igoramye, ni ukuvuga ngo ni ibikurura imivumo no kutabona ibyo wakabonye, ubwenge ntibukore neza. Nta mwana wagiye mu nzira zigoramye, umwana wagiye mu businzi, umwana wagiye mu biyobyabwenge, umwana wagiye mu kutubaha ababyeyi, umwana wagiye mu kutagira gahunda y'ubuzima, uwo mwana ntumutegemo ko azaba icyo amariye umuryango gifatika, kubera ko nawe ntacyo yimariye. Umwami wacu Yesu Kristo aduha ubwenge bwo gutegura abana, abana arabategura neza, abana bacu bakurira mu buntu bw'Imana, bagakura bazi umwami wacu Yesu Kristo, bakura bubaha ababyeyi, bazi amategeko y'Imana uko avuga, bakubaha Imana, bakamenya umunsi wo gusenga, bakamenya kubaha ababyeyi, bakamenya kubaha Imana, bakamenya gukunda bagenzi babo, bakamenya kwirinda ibyaha runaka na runaka na runaka, bakamenya kuzamura icyubahiro cy'Imana, Imana ikazamura ubuzima bwabo. Kuko Bibiliya tubwira ngo abicisha bugufi Imana izabazamura, kandi abicisha bugufi n'abazi ijambo ry'Imana bagacika bugufi no kubashya Imana, Imana ikabazamura. Abana bacu Imana ikabazamura kubera ko bubashya Imana, Imana ikabazamura. Ariko abizamuye bakibaza ko bashakisha ubwenge ahandi, bakigera mu nzira zigoramye, ngo abo ngabo bazamanuka, abo ngabo bazata agaciro, ngo niyo bakwiga bakaminuza bazajya gukora akazi kabananire, bakibifate nabi, bateshwa agaciro no kuba nta buzima bafite, ntabwo bazazamuka ahubwo bazamanuka. Ariko abo bashya Imana bazazamuka ntibazamanuka. Oh, haleluya, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo icyo yaje kutumara no kugira ngo yite ku mibiri yacu, yite ku bwenge bwacu, yite ku bugingo bwacu. Yise ku bugingo bwacu gute? Iyo yise ku bugingo buvuga ubuzima bw'imitekerereze, imibanire hagati y'umuntu n'Imana, hagati y'umuntu n'umutima we, hagati y'umuntu n'abandi, ibyo nibyo bihesha amahoro. Iyo mu mutima wawe nta mutima utancira urubanza, bihesha amahoro. Iyo mpuye na mugenzi wanjye nta rubanza mfitanye nawe, nta madeni mfitanye nawe, nta makimbirane mfitanye nawe, mvuga nawe by'amahoro. Kandi niyo ngiye mu kazi nta makimbirane mfite icyo ari cyo cyose, mbohotse ku mutima, Yesu umwami w'amahoro yababara ibyaha byanjye, Yesu umwami w'amahoro anyihereye amahoro. Niyo mbona ko bidashoboka anyeretse ko ariho ku bwanjye, kandi anyitaho, bimpesha amahoro. Iyo biguhesha amahoro rero ubugingo bwawe burabuhoka. Aho niho wivugiye, Bibiliya ivuga ngo ubugingo bukunda Imana buzabona n'Imana. Oh, haleluya, haleluya. Umwizera wese nazakorwa n'isoni. Ntazakorwa n'isoni kubera iki? Afite umwitaho, afite umuha ubwenge, amuhufite inama, amuhufite amurwanirira. Yewe burya n'imishinga, hari imishinga biga mu ishuri, hari imishinga biga ku bantu, ariko hari n'umushinga ushobora kuvumburwa n'iki Imana yagize muri wowe. Umwami akakubwira ati kora iki ngiki, niho nshaka guhera amahoro. Nyankunda kuvuga amagambo Pawulo yabwiye mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana ikamubwira ngo mu nzozi ikamubwira ngo ambuka uze Makedoniya. Intumwa y'Imana, marayika ushatse niko wavuga, akamubwira ati ambuka uze Makedoniya udufashe. Imana ishaka kubwira ngo va Kayonza jya Musanze, cyangwa se va Musanze jya Huye. Ariko Imana ikakubwira ngo ujyeyo, hari misiyo iguhaye, misiyo ikuzamura, izamura nabo ugiye gukorera, ukajya utazi uko ugiyeyo, uhamagawe cyangwa usabye akazi. Wowe ari misiyo y'Imana, udashidikanya neza ko Imana ikujyanyeyo, uko Imana ita ku bugingo bwacu ikita no ku mibereho yacu rusange. Ariko Imana yita twungura n'abandi. Umwami wacu Yesu Kristo rero nuko yaje, niyo mpamvu yitwa ko ari umwami w'amahoro. Nuturemera amahoro mu mitima, nuturemera amahoro. Jewe ubwanjye sinimba mu makimbirane, nuturemeramo amahoro, kabana na mugenzi wanjye amahoro. Niyo twagira icyo dufata tugasabana imbabazi, nuturemera amahoro, yatuma hari icyo nabwira abandi amahoro. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu cyitwa
icyaguhesha amahoro. Iyo umenye umwami wacu Yesu Kristo utangira kumenya isoko y'amahoro, utangira kumenya isoko y'ibyiza, nk'uko umenya n'isoko y'ibibazo aho bikomoka, ukamenya n'isoko y'amahoro iziba ya masoko y'ibibazo, ya masoko y'imivumo, ya masoko y'amakimbirane, ya masoko y'intambara. Umwami w'amahoro ageze mu bugingo bwawe, hari amasoko amwe azima, hari amasoko amwe aziba, hari amasoko amwe atongera gukora kuko yamaze kuzibwa na bwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo mwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni, kuko akogiza ahabwa ubwenge, agenda agirwa inama, agenda yerekwa uwo mwami w'amahoro, akamwereka icyo agombye gukora mu gihe cyacyo. Niyo mpamvu umurongo wa 6 wa Yesaya igice cya 9 havuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe. Uyu mwami w'amahoro uburyo ategeka, uburyo adufasha, uburyo abana natwe, ni uburyo bw'amahoro, ni uburyo bw'ubwenge buturuka ku Mana, budaturuka ku bantu, budaturuka mu buzima nabayeho, ahubwo buturuka mu buzima bwo kwizera kwanjye. Umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Maze Matayo arandika mu gice cya 1 umurongo 21 aravuga ngo azabyara umuhungu uzamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Uzamwita Yesu. Umurongo wa 18 igice cya 1 hatangira havuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya, akakomeza iyo nkuru uko byagenze. Yagira ku murongo 21 akavuga ngo azabyara, uwo ni Mariya na Yosefu, azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Ni amagambo yabwiye Yosefu abwirwa ko Mariya agombye kuba umugore we. Aramubwira atumva, marayika abwira Yosefu atumva, umugore wawe uwo nguwo ufitanye ikibazo nawe yuko we atari umugore wawe kubera ko afite inda utamuteye, inda y'umwuka wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Azakiza abantu, azahera kuri wowe n'umugore wawe, akiza umuryango w'iwanyu, akiza abantu bose, kuko niwe mukiza. Uzamwite Yesu risobanuye umukiza, kuko niwe uzakiza. Ariko azakiza iki? Azakiza abantu za nzira zigoramye, za nzira zo kutabera, za nzira zo kwirebaho, za nzira abazigenderamo batazi amahoro, badashobora no kumenya amahoro no kuyatanga. None uyu we azaza ari umukiza, hanyuma ababarire ibyaha abantu, maze bo babona amahoro kubera ko atanze umuti w'ibibazo bari bafite. Pawulo yaranditse aravuga ngo uwo nguwo iyo umaze kumva inkuru ze ukazumva, ugasobanukirwa, iyo uvuze ngo ubundi ububasha bw'Imana bugarukira he? Hari ubwo ububasha bw'Imana wibaza ko bugarukira mu bwenge bwawe, ukavuga ngo se umuntu yasama inda adafite umugabo wamuteye inda? Ariko wanakwibaza, ububasha umugabo afite ubundi bwo gutera inda n'umugore akagira ububasha bwo gusama inda, ubundi bikomoka bitangwa nande? Niba ubu bitanga ari uwaremye isi n'ijuru, biranashoboka yuko umuntu yasama n'inda uwo nguwo yabikoze. Niba abanyabwenge b'isi bagenda bakakubwira ngo umuntu w'imyaka 50 urubyaro rwararangiye cyangwa ntiyigeze abyara, ariko arashaka kubyara, bakabikora mu mashini gusa, umwana akavuka, abantu bakabikora bahuje iki na kiriya, bakoresha ubwenge bwa kimuntu, ubwenge Imana yabahaye. Wibaza ko watanze ubwo bwenge iyo atabasha gukora n'iki? Ikibazo cyo kwibaza ngo umwuka wera ni iki? Nyine menye umwuka wera icyo aricyo. Ubundi wamenye umwuka wera icyo aricyo, ariko ntabwo uzabitora mu muhanda, ntabwo uzabitora mu magambo y'abantu. Soma ijambo ry'Imana wumve. Ijambo ry'Imana rizakubwira umwuka wera icyo aricyo. Ijambo ry'Imana rizakubwira umwuka w'Imana icyo aricyo. Bizakubwira ko Imana atari umubiri, Imana atari inyama, Imana atari ibyo utekereza, Imana ni umwuka kandi abera hose icyarimwe, aba hose ni umwuka nyine. Niba Imana ari umwuka rero, menya umwuka ko ashobora kujya hariho hose n'indi kabaho. Ni umwuka wera. Menya icyo, ugisome, ucyumve. Ntukibwire n'abantu mu muhanda bazakubwira amarangamutima yabo.
hanyuma umenye ngo ese Mariya amateka kuki Mariya asamye inda kandi atararyama n'umugabo? Kuki abakobwa b'icyo gihe babaga biteguye ko Umukiza azavuka? Ubuhanuzi bwa Yesu bwari bavuze ngo umukobwa, umwana umwari, bikira, virgin azabyara. Abakobwa barategurwa, bararerwa n'ababyeyi babo, birinda ibyaha. Buri wese ategereje kumva ko Umukiza yazavukira muri we, batiyanurisha ibyaha by'isi, kuko Umukiza azavukira muri bo. Wamenya iryo banga iyo tuvuga Mariya avuga ati ngiye birashoboka bite ko nasama inda nkabyara umwana kandi ntazi umugabo? Aritangira ubuhamya kuko ni muzima, ntigeze yiyanduza, yarateguwe. Mwe nakubwiye ababyeyi bakobwa baravukaga bakarerwa bagategurwa, akaba azi ko azagira umuryango, azagura umuryango, azabyara n'Umukiza. Arabizi ntashobora kwiyanurisha isi. Arabura na marayika avuga ati marayika umva, ngewe ndi muzima, ndi umukobwa, mfite umuhamya, sinigeze niyanduza, niteguye kubona icyo Imana izakora. Ndabizi ko Umukiza azavuka muri iyi si kandi azabujyanwa n'utarigeze yiyanduza. Sinigeze niyanduza. Urimo urambwira ibyo ngibyo gutegewe? Umukobwa wateguwe, umukobwa muzima mu bwenge, umukobwa muzima mu mubiri, umukobwa muzima witeguye kubona icyo Imana izamukorera kugira ngo agire icyo akora mu muryango we, umukobwa ufite iyerekwa, umukobwa warezwe, umukobwa wigishijwe, umukobwa ufite Imana muri we, umukobwa ushobora guhangara marayika akavuga ati ndaburana nawe marayika kuko uri murambwa ibinyuranye nuko nateguwe ngewe. Wowe uyu munsi umuntu araza gusa ukarindagira, ukanigizwa n'amagambo adafite epfo na ruguru, ariko hari abandi bakobwa bahagaze bakaburana na marayika kuko marayika babwira ibyo batemera kandi batizera. Uko niko Yesu yavutse. Menya aho yavukiye, menya Yosefu, menya ibihe byabo. Kuki Yosefu aburana akumva gutwara umukobwa bitakunda? Hari impamvu nabyo, nuko imiryango bigiragamo uruhari. Yosefu nawe yahuye n'uyu mukobwa, ntabwo kumutenda rero kuko imiryango iragira uruhare kumenya umuhungu wacu azavana hehe umugore. Barabizi neza, ntabwo ashaka kubyumva ukuntu atwara umukobwa batamushakiye kandi nanone umukobwa ufite inda. Ntabwo babyumvikana. Yosefu afite impamvu zose zo kwanga uyu mukobwa, n'imiryango ifite impamvu zose zo kumenya uyu mukobwa ntibikunda. Ariko marayika arajyamwo, ajya hagati, arambwira ati Yosefu, reka iby'imiryango, reka ibyo gutekereza kwawe, reka kurwara n'Imana. Iby'Imana yateguye yarabiteguye, ibyo Imana yakoze yarabikoze. Byakira n'umugisha kuvukira iwawe Umukiza, n'umugisha umugore wawe kubyara Umukiza. Nubwo wari waramukunze, baramukurambagirije, baramukubwiye, humura, nta kibazo gihari. Ugiye kwaguka, ugiye kuba ukomeye, ugiye kuba ikirangirire, n'umugore agiye kuba ikirangi, agiye kuba uhiriwe muri iyi si. Humura Yosefu, gufata icyemezo cyagurije ugiyeho n'imikino. Kuvuga ko umwami wacu Yesu Kristo ntabwo ari imikino, ni ukwiyemeza kw'Imana, kudukunda, kwemera ko umwana we yavukira muri iyi si. Kumenya ibyo ngibyo bizana agakiza mu mitima yacu. Ntabwo umuntu yakira agakiza kuko yumvise amagambo y'umuhanda. Umuntu yakira agakiza kuko yamenye uko kuri. Umuntu yakira agakiza kuko yamenye Umukiza uko ateye, uko yavutse, naho yavukiye, nabo yavukiyemo, nuko byagenze, ukuntu yamanutse mu mwana bwe, akemera kujya mu kirugu cy'inka, akemera kujya mu bashumba, akemera ariko kujya no mu bantu bami, akemera ko abana bapfa mu gihe cya Herode. Yavuga atoya abana b'imyaka 2 bagomba gupfa bose kugira ngo na Yesu batubwiye abanyabwenge ko havutse umwami, kandi umwami ari Herode akabyaga agahaguruka ati uyabo bana ni bapfe no bapfiremwo isi korama, abana bagapfa bagashira. Umukiza kugira hari byinshi byakoretse bidasanzwe kugira ngo Umukiza azamuke, umenye uwo ari, umenye agaciro ke, maze umenye ko mwakira kari amahirwe. Bibiliya yatubwira ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni, kuko buryo yavutse n'igitangaza, aho yavukiye n'ibitangaza. Ibyabayeho n'ubutangaza kiri mwana mutoya. Hari byinshi byabaye bihindura isi, hari byinshi byabaye bivugurura amateka y'isi, hari byinshi byabaye bivugurura ubwenge bw'abantu. Abami bagize ibibazo ariko hazamurwa n'abashumba, n'abakene barazamurwa ni kuvuka kwe. Ibyo byose byabayeho kugira ngo uwo mwizera wese atazakorwa n'isoni. Duhawe umwana w'umuhungu rero, uwo ni umwami w'amahoro. Uwo nguwo
Pawulo yaranditse aravuga mu gice cya 10 cy'Abaroma umurongo wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Mwene data turimo tuganira kuri aya masaha ntabwo akanwa kawe kakwatura ibiyobyabwenge butazi. Menya neza inkuru za Yesu Kristo. Nakubwiye ko Isaya yamuhanuye akavuga ko hazavuka mu myaka irenga 700 hazavuka uzavuka azaduha amahoro, uzavuka hari ibyo azahindura mu buzima bwacu, uzavuka hari ibyo azakora. Isaya akabihanura. Yarangiza akavuga ati abantu bashakisha amahoro, abantu bibaza ko bagendera mu mahoro ariko ntabwo babishobora kuko batazi amahoro, kuko ubwabo inzira zabo atari iz'amahoro. Ariko iyo umaze kumenya uwo, ejo hari umushumwe twaba tuganira arambwira ati imyaka 2 ishize mbere ya covid muri 2019 ngira ngo ati nagize amahirwe yo kujya Isirayeli. Ati aho tuvuga Yesu yavukiye ngira amahirwe yo kugerayo, aho tuvuga imva ya Yesu ngira amahirwe yo kugerayo, bya bice byose bya Galilaya ngira amahirwe yo kugerayo. Ati iyo mvuga inkuru za Yesu numva ziryoshye kuko zifite amateka yazo. Ahantu ugenda ukareba, ahantu ugenda hagakora ku mutima wawe, ahantu ugenda hagahuzwa n'ijambo uhora usoma, aho ugera ukahuza n'icyo wizeye, aho ugera ukahuza n'icyo uhora ubwiriza. Ati bikureba nk'ubuzima bushya. Ntabwo Yesu Kristo tumwizera gusa, Yesu Kristo turanamwemera. Kwemera ikintu ni ukuba ubwenge bwawe bugisobanukiwe. Yesu Kristo turamwemera, twamara kumwemera tukamwizera, twamara kumwizera akanwa kacu kakatura yuko ari umukiza, yuko ari umwami. Kandi ngiyo twatuye dutyo ngo turakizwa, ko twatura ibiri muri twebwe, twatura ko ngo bituma tubabarirwa mu mitima yacu, bituma tubona imbaraga mu mitima yacu, bituma tubona icyerekezo gishya mu mutima bwa mu mitima yacu, bituma tubona ubuzima bushya mu mitima yacu. Kuko muri twebwe icyo twizeye gitandukanye n'icyo abisi batekereza batari bazi. Rero ntabwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo hari ukwizera gusa, hari no kumenya. Umunsi nk'uyu nguyu wa Christmas, umunsi nk'uyu nguyu wa Noheli udufasha kugaruka ku isoko no kureba no gusesengura no kumenya ese koko Yesu twizeye ubwenge bwacu burakira aya mateka, ese imitima yacu yakwizera iby'ubwenge bwacu bwemera, ese kanwa kacu karirimba Noheli kakaririmba yavutse ariko bituruka mu bwenge no mu mitima bifatika. Umukecuru umwe yashatse ngo kwagura umuryango we yivanaho abanzi, arangije acisha amarozi yo kwivanaho abanzi ariko kugira ngo umuryango ukomeze kwaguka n'amasambu y'abamutuye hafi bimuke bahunge. Acisha amarozi kugira ngo yagure umuryango, acisha amarozi akajya yica abana bagakina nabe, akabaha inzoga irimo uburozi, abana bakajya bakinduka batarwaye. Biba igihe kirekire abana bakajya bapfa, ababyeyi batazi ibyo bataha ahantu haravumye, ahantu usaba guturwa bakimuka, akagenda ati bravo nageze ku ntego ko kanaka yimutse yasamba akayigarurira, yumva ko arimo akora ibituma umuryango we ugira icyubahiro nawe ubwe akomera. Bibiliya yatubwiye ngo uyu muntu nta mahoro ashobora kugira, n'ibikorwa bye nta mahoro byishobora kumuha. Abikomeza gutyo. Umunsi umwe umwuzukuru we nzi twaniganaga aragenda yiviriye ku ijuru k'agacuma, aba ariko afatiraho feri ifitiye inyota, arakagotomera. Amaze kukagotomera wa mwana araraba
yikubita hasi. Umukecuru yasanga umwana yarabye arimo arasamba, arangije amubonye uko ameze ati kana aturayinyoye urayinyoye kana urayinyoye kana urayinyoye kana. Amahirwe uwo mwana yagize akaza kubaho nuko uyu nguyu wari wakoze ibi yanatabaje aho yavanye bwa burozi. Babandi bamuhaye uburozi niyo bamuvuriye wa mwana baho. Niba ntibeshya n'uyu munsi aracyariho, ari mu rugo rwarubatse. Hari abantu bakora ibintu bibaza ko bubaka nyamara barasenya. Hari abantu bakora ibintu bazi ko bizanira amahoro nyamara barayiyambura. Hari abantu bakora ibintu bazi yuko bariho bivana habanze nyamara ahubwo uri muri zanira ubwanzi bw'umutima wawe ubwawe. Ntabwo isambu wariganyije, abana b'abandi wishe, ibyo byaha byose wakoze ntibishobora guhesha abo, ntibishobora kukwagura, ntibishobora kugutuma umuryango ugira amahoro. Iyo mivumo iyo ngiyo niyo uzasigira urwo rubyaro urimo byara, kandi nta mugisha uri mu marozi, nta mahoro ari mu marozi, nta mahoro ari mu kwica, nta mahoro ari mu kwambura, nta mahoro ari mu kubona ibintu kuko nta nubwo uzabihorana nawe ubwawe, nta mahoro yo kwirundanyirizaho ibintu byo wambuye abandi. Ndakubwira wa muhungu we, ndakubwira wa mukobwa we, ndakubwira wa mugabo we, ndakubwira wa mugore we. Izo nizo ngeso zacu mu buzima bwacu, cyane cyane mu Rwanda aho twifitiye igihugu gitoya n'amasamu matoya. Ukajya gutema mwene so, ukajya kugambanira mwene so ngo kubera ubutaka. Nta mahoro uzarinda upfa, nta mahoro ufite. N'umunsi wo gupfa uzapfana agahendurira uvuga uti n'ubu naruhiye iki ko nahemutse kandi nkaba ntacyo njyanye. Icyo nakubwira, ukwiriye umwami w'amahoro, ukwiriye Noheli nyakuri uyu munsi. Ntumere nka wa mwana wavuga ati Noheli nyibutse umuceri n'inyama. Ndashaka kubwira ngo Noheli ikwibutsa agakiza, ikwibutsa amahoro, ikwibutsa umukiza wacu, umurengezi wacu. Iyo twamenye uwo, aho kugira ngo tujye kunyaga, ahubwo dusangira ibyacu n'abandi, bikarushaho kuduhesha amahoro. Turatanga aho kujya kwiba, uko biratubwira ngo ubundi no gutanga guhesha umugisha. Niko biritubwira, kandi biritubwira neza yuko nta muntu wiha umugisha. Umugisha uwuha abandi, abandi nabo bakaguha umugisha. Iyo umpaye umugisha, nanjye iyo nguhaye mba nguhaye umugisha. Tanga umugisha, ariko ntushaka gutanga umugisha udafite, kuko umugisha ukomoka ku mwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu baza ngo bafite umugisha wa kibyeyi ngo bazaha abana babo imigisha. Uzamuha uburozi, uzamuha ubugome, uzamuha ubugambanyi, uzamuha amoko, kuko nibyo ufite umutima wawe. Ariko Noheli iduha ikigereranyo cy'ibyo, iduha umwami w'amahoro, ikaduha amahoro arenga imbibi. Atari amahoro areba u Rwanda, amahoro areba isi, amahoro areba. Iyo tuvuga ngo umuntu yabaye umuvugabutumwa, ubundi ntabwo tuvuze ngo ni umuvugabutumwa w'itoro kanaka, umwadeperi, umuruteri, sinzi umuanglikani, sinzi umukatoliki. Iyo ari umuvugabutumwa wahawe amahoro n'umwami wacu Yesu Kristo, ntatekereza umuntu ku rwego rwaho ahagaze, atekereza mu rwego rw'isi. Niyo abandi bandika ibitabo, niyo abandi bazenguruka, niyo abandi bagenda, niyo abandi bagenda, kuko hari icyo bafite bashobora gutanga. Mu cyumweru gishize nari mu kiruhuko muri Tanzania, mbabwiye ko nzakuruhukirayo. Bantegurira icyumweru cyose nkigisha amasomo ku mugoroba. Icyumweru kigeze ndabwiriza ya minsi navuze ngo ngiye kuruhuka, ahubwo baravuga tereka da uruhuka ibyo mu Rwanda. Ariko muri Tanzania dukeneye kumva inkuru zo mu Rwanda, dukeneye kumva ibyo muri ho mugeraho, dukeneye kumva ibyo Imana irimo ikora, dukeneye kumva ukuntu twumva u Rwanda ruvugwa, dukeneye kubyumva byufite umwimerere. Umuntu uvuyeyo ntangira kubabwira amahoro mu mutima, ntangira kubwira amahoro ushobora gutanga mu gihugu cyawe, amahoro ushobora gutanga mu itorero ryawe. Mbabwira umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo ari amahoro y'umugore wawe gusa, ni amahoro y'abaturanyi, ni amahoro y'itorero urimo, ni amahoro y'igihugu urimo, ni amahoro y'isi yose. Kuko wajya hose wavuga amahoro. Mu minsi yashize hano iwacu, hari iwacu i Kayonza, twari dufite umunsi twise ngo ni umunsi umwe wo kubaka amahoro muri twebwe abapasitori bagenzi banjye. Turicara turasangira n'umurenge wacu, tuganira iby'amahoro, tuvuga ngo amahoro mu murenge wacu ashobora kuba bakajya n'ahandi. Amahoro yo mu mitima ajya hanze akajya cyamarira abandi.
ayo niyo mahoro umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye. Ayo niyo mahoro umwami wacu Yesu atuzanira. Ntabwo atuzanira amahoro, ntabwo atuzanira ubuzima bwo kurogana, ntabwo atuzanira ubuzima bwo kwicana, bwo kwifuriza bagenzi banjye ko bahombaye nkunguka. Ntabwo ari amashyari, ntabwo ari ukumva ari jyewe. Oya, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo atuma utekereza Yesu Kristo ku rwego rw'isi, agatekereza Yesu Kristo ku rwego rw'icyo yakoze kuri iyi si. Nanjye nicyo ngukangurira kuri uyu mugoroba, nanjye nicyo nkubwira kuri uyu mugoroba, yuko umwami w'amahoro yatuvukiye. Nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye, kandi nakubwiye ngo n'umwami w'amahoro, kandi nakubwiye ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni, ahubwo azahora ava mu bwiza ajya mu bundi, azahora azamuka yunguka, kuko Imana tubana nayo, Imana ikorera muri twebwe, n'Imana itugira neza, n'Imana idukorera ibikomeye, n'Imana iruhura imitima yacu. Nkubwira iki kuri uyu mugoroba? Ndakwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe. Mu yandi magambo, ndakwifuriza umukiza kugira mu bugingo bwawe. Mu yandi magambo, ndakwifuriza gukizwa kugira ngo wowe n'umugore wawe n'abana mwature iby'agakiza ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndakwifuriza amahoro adatangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Amahoro atangwa nuko twizeye umwami w'amahoro, ari mu mitima yacu, aba mu miryango yacu, akaba amatoro yacu, akaba ubuzima bwacu. Ikintu cyo kwifuriza igihe musangira aho gacyayi, igihe musangira icyo mwatebwe ifunguro ry'uyu munsi, igihe museka n'umuryango, ndakwifuriza guseka, muzi guseka kwanyu kuzahoraho, kuko umwami wacu Yesu Kristo azakomeza ashyigikire iyo mbuto yatewe muri twebwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni. Umuryango ukunda umwami wacu Yesu Kristo ntabwo uzakorwa n'isoni, ahubwo uzazamuka, uzaguka, uzakomeza gukura, kwaguka, kuko Imana izabakoresha no kubakorera ibikomeye. Mwari kumwe na Bishop Seburikoko Celestine. Tugiye gufata akanya ko gusenga. Tugiye gufata akanya ko gusenga kugira ngo Noheli uyiyumvemo, kuyo Noheli yo ku uyu munsi ahubwo ibo buzima. Noheli ntabwo ari umunsi, Noheli ni ubuzima. Ntabwo ari umunsi w'umukiza, ni umunsi w'agakiza, ni umunsi w'ubuzima bushya, ni umunsi w'umudendezo, umudendezo uhoraho, umudendezo ukura, kuko Yesu yarakuze, ntiyavutse gusa, kandi ibyo yakoze amaze gukura bituzanira umudendezo n'amahoro, bisaba gukomera muri we. Yesu Kristo umukiza yatuvukiye. Haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo, twari tubabajwe, twari tugowe, twari turemerewe, twari mu mwijima, twari mu rupfu, nta byiringiro twari dufite, twari ducitse intege, ntabwo twari tuzi aho tubona aho tujya. Ariko Yesu Kristo umwami w'amahoro waje kugira ngo abakomeye n'aboroheje babona agakiza, abungeri bari mu mashyamba babona agakiza, abanyabwenge bazi iby'inyenyeri babona agakiza, abami nk'aba Herode bamenya agakiza, abami b'abandi b'ibwami Roma bamenya agakiza. Umwami wacu Yesu Kristo waje kugira ngo amateka ahinduke, kandi isi yose yahinduye amateka, kuko uri umwami w'amahoro, uri umwami w'amahoro. Abakumenye bafite amahoro, abakumenye bahumeka amahoro. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimira ko waje kuduhindurira ibyo byose kugira ngo duhe byiza. Abana bawe babuze amahoro, abagabo n'abagore babuze amahoro, abaturanyi babuze amahoro, abandi indwara zirabarembeje babuze amahoro, ndetse abandi bari kwa muganga babuze amahoro. Turakwingiza mwami w'amahoro kugira ngo uze mu mitima yacu, ngwino mu mitima yacu, ngwino mu mitima yacu iruhuke, ngwino mu mitima yacu tubona amahoro, ngwino mu mitima yacu tubona agakiza, ngwino mu mitima yacu tube mu mwijima, tubone urumuri, tujye mu mucyo. Ngwino mu mitima yacu turuhuke, ubwanzi buguruke, uburozi buguruke, ingeso zose zipfuye zitwiba amahoro ziguruke. Ngewe ubwanjye mbona amahoro umutima wanjye, mbashe kubana n'abandi mu mahoro, mbashe kubwira abandi amahoro, kuko umwami w'amahoro yaje muri ngewe.
Oh Yesu Kristo, isi irashaka amahoro, utunama ku isi nitwije dushaka amahoro, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Yeremiya yavuze, duha amahoro yo mu mitima kugira tubashe guha amahoro abandi, amahoro agwire. Isi yuzuye intambara, isi yuzuye urupfu, abagore baricana, abagabo barica abagore, abagore barica abagabo, ndetse ababyeyi barica abana, abana barica ababyeyi. Niko isi imeze mwami, abantu bareba bugufi, abantu bareba kure, kuko nta mahoro bafite. Nta muntu wakwica afite amahoro muri we, ariko wowe utanga amahoro. Ngwino mwami wacu Yesu Kristo, ngwino mu bugingo bwanjye, ngwino mu bugingo bw'abari abana bawe baruhuke, ziriya ndwara zikire mu izina ryawe Yesu Kristo. Buriya bukene bwamaze abantu butuma umuntu adashobora kubona n'icyo yakora, mu izina rya Yesu Kristo buhagarikwe, kuko Satani niwe uzaniye imivumo, Satani niwe utuzibira amayira yose y'ibyiza byose. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ndakingura imiryango y'umugisha kuri uyu mugoroba, ndakingura ya mariba, ya masoko yari yarazibye, mu izina rya Yesu Kristo akinguke, kugira ngo abana bawe tunezerwe, abana bawe twunguke, abana badutere imbere, abana baduhumuke, abana bawe tunezerwe, abana turirimbe amashimwe, abana twumve twasenga, twasabana n'Umwami wacu. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami, duhaye amahirwe, dukure mu gakiza, dukure muri uwo mudendezo, kuko watubwiye ngo nta sano tuzakorwa nazo, nuko uzaba mwatuzamuye waduhaye ibyo dukeneye, byatuma isi ivuga ati uriya ni umunyamahirwe. Haba tugaha amahirwe abantu tukabaha umugisha. Vuga n'ubugingo bwacu Mwami wacu Yesu Kristo, tanga ibyo tutabasha guhabwa n'iyi si, tanga ibyo tutabasha guhabwa n'abacu, ibyo tutabasha guhabwa n'abakomeye, biduhe wowe Yesu Kristo waciye bugufi ku bwacu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'Umukiza wacu, amina. Mwari kumwe na Bishop Seburikoko Celestine. Ushatse kugira icyo wambazinya cyangwa amasengesho y'umwihariko, mumanika kuri telefoni 07 83 70 97 karindwi, 07 8 8 8 karindwi 0 9 0 karindwi, 0 karindwi 83 70 97 karindwi. Dushobora kuvugana, dushobora gusengana, dushobora guhugurana. Imana ikomeze kubana nawe. Umukiza Yesu Kristo Umukiza yatuvukiye. Haleluya. Mukomeze kugira Noheli nziza. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe.